Mwiriwe mwaramutse bitewe n'aho muherereye hose. Uyu munsi wa none rero tugiye kubaha, niba twabyita show, niba ari ikiganiro, ndi kumwe n'umugenzi wanjye. Ego, urakoze. Ni Mama Kapi, mwiriwe na mwaramutse bibanye n'aho muherereye. Ndi life care, bakunze kunyita Dorokasi. Ni Mama Kapi, naje mu buzima busanzwe bwose ndi Kapi. Ego. Uyu munsi rero twashatse kubaha, noneho mumenyereye ibyo dukora. Njyewe murabizi nkunze gukora ibijyanye no kunanura, byo kwita ku buzima muri makeya. Nawe wabibwira ibyo ukunda gukora? Nanjye ndateka, ndigisha ugwaruka ingene bateka. Indya zahari iwacu zo mu Rwanda, z'i Burundi, je ndi umurundikazi. Ni za kizungu, nje ndi umunyarwandakazi. Turabana, turi inshuti, hanyuma umva jewe ndarondera ibyo nshira mu nda, nawe ukarondera ingene bitazotugirira ingaruka, bizatubyibushya bikadutera ibibazo. Ego. Uyu munsi wa none rero twahuye, tuje kubaha ibiganiro byiza kandi bizanezeza abantu benshi cyane. Reka tubifurize umwaka mushasha mwiza mbere ko tubandanye. Umwaka mwiza kuri mwese badukurikira cyane. Twizere ko byagenze neza. Christmas yari umunsi w'ejo, ariko twizeye ko muri make bundi iyo ikintu cyose kije kikagusiga uri muzima kiba kigenze neza. Uyu munsi wa none rero turi kumwe nge nawe. Gusa muri gutekereza ko tugiye kubabwira iki? Wababwira? Njyewe ntabwo. Ndababwira iki? Babwire. Turaganira. Ni ikiganiro gusa kandi cy'ibintu bibaho cyane cyane, murabizi. Turaganira mu bijyanye n'ubuzima duhura nabwo hano hanze. Ntabwo twajya turya ngo tunanywe gusa tutanavuga. Birasaba tujye turemana umutima burya. Tunaruhure mu mutwe. Cyane. Njyewe rero topic y'uyu munsi numva twavugaho cyane ni ubuzima duhura nabwo buri munsi. Amakosa dukora kandi adakwiye. Ndumva ibyo bintu kuko nabinyuzemo, ntabwo navuga ngo twabinyuzemo, njye nabinyuzemo, ndabizi. Hari amakosa dukora ariko tutabizi ko ari amakosa. Ariko nifuje kugira ngo tubisangize abashuti bacu aho muherereye hose, abumva runo rurimi, kugira ngo twikosore. Burya iyo umenye ikosa ukora biba byiza, nuko umenye kurikosora. Njyewe rero ntago nihariye ijambo, turi gusangiza amajambo, nuko njye nabanje kumubwira ko ibyo bintu nabinyuzemo. Njyewe ikintu cya mbere kibongama muri ubu buzima tunyuramo, cyane cyane ku badamu, abamama, abakobwa, hari ikintu cyitwa cyo kuvuga umuntu utabanje kumenya ibi hari gucamo, ukabona nk'umuntu runaka wari umukumbuye, wari ufite ibitekerezo byo kumubona muhura muri buramukanye, agahita aza ngo ngo nuko usigaye ungana, ngo ugurasa utuntu tujyanye nk'utwo ngutwo. Sinzi niba ujya ubyumva mu bantu, cyane cyane ab'iwacu dukomoka hamwe cyane. Ntubanje kuntega amatwi ngo wumve ibihe ndi gucamo uko bimeze, cyangwa njyewe ngo mbumbure akanwa mbashe, kuko njye gahunda nayo ifite yari ukukuramutsa, nari ngukumbuye, wenda n'ibyo twari kubigeraho, ariko byakabaye byiza njyewe ubwanjye ku giti cyanjye ari njye ubikwibwiriye kuruta uko wowe ubimbwiye, kuko njyewe mba mbizi kurusha. Burya hari igihe n'ibyo mba ndi gucamo ahanini ari byo. Ubwo rero cyangwa se utanabizi, muri ibi bihe hateye n'indwara. Hari abantu bavuga ko stress ibyibushya cyane. Ngo hari stress ibyibushya, hakaba na stress nano. Hari igihe cyane muri buno buzima tubayemo bw'iminsi yose. Ubwo rero njye nararebye ndavuga ibi bintu kuki tutabiganiraho. Ni ibintu byiza cyane byafasha abantu, ndetse n'abantu bakisubiraho, natwe tubibwirwa tukabasha kubyakira. Mbese wowe wumva wagira nk'umuntu inama turi kunyura muri ibyo bihe, cyangwa se uri kubinyuzamo abandi, wamugira iyihe nama? Inama namubwira, burya abantu turikunda. Uko wikunda, uko wumva bakubwiye bitokugwa neza, ntukabibwira abandi. Urabibona? Kuko duhuye jewe nyimba ndumugenzi wawe, usibye ko turabagenza no mu buzima bwa misi yose, tugahora kubwira yo ntabwo ko wabaye iwacu niko bakunda kuvuga, ntabwo ko wabaye kusa gutyo, uko byagenze gute, nturanandamutsa, umva indamukanyo kusa gutyo, umva ubu nciye intege,
nubwo nari mfite icyo ndakuyagira ntishane nagize nahuye n'ibibazo kunuko ntabwo nabanda nkikubwiye ikintu na kimwe kuko wamaze kunca intege ntaho ndonkantera kandi rero ikibabaje nuko tubibwiwe n'abacuti nyene duhorana ngaho kuko ntago umuntu utakuzi mwahura ngo ahita akubwira aho kukibwira na wa muntu musa nkaho ku buzima bwa hafi muri kumwe ego icyo rero nakantu nubwo muri abagenzi akubwira gucumise nyene umva karakunyengetera imbere kakakumvira abagore rero tuvuze naho tubika umuntu ashaka kubwira agira ngo wabivugiye aho birarangiye ariko wowe ukagatana ugahita wumva wisuba komplike ikintu cyose wajya gukora ikintu uti kubera ko meze gutya kubera wajya kujya mu bandi ugahita wibuka kuntu nsigaye ngana barahita batanga ukumva umuntu akubatsemo icyizere basi niba udashoboye kugira icyo ufasha umuntu muhereza urukundo umwakirana umutima mwiza umutega amatwi umwumve basi namara kukwiyumvamo azabona umwanya wo kugusobanura bya bindi biri kumubaho ari wowe bizagufasha wowe uri kubibwira wa muntu na wa muntu uri kubikubwira bizamufasha koko ufite uko uzaba umuruhuyemo gake koko byaba byiza keretse ubimbajije ariko twabanje kuganira ukabimbaza nkanagusobanurira burya hari ukuntu ushaka kumwese we none se ko wabyibushye cyane biri guterwa n'iki sha uri kuti sinzi impamvu ubwo mwamaze kuyaga aho twaganiye wanyeretse urukundo ari byo twavuzeho aho nzabyakira ariko wowe kumbona uhita witangarishwa kandi ari ibintu hari ikintu wambwiye wavuze ngo byambayeho ngaho mbwire cyane nabo nyene bumvirize ko uko byagenze njyewe bashuti bacu njyewe narabyibushye ubu mumbona nagiye kwiga ibintu binanura nararenze ahandi nanjye nireba ubwanjye hari ibintu abagore twiha bakobwa badamu mubyiteho ukagira ngo twakize twageze iyo tujya ibiryo wagira ibyago ugakutana nta ibiryo biri kubona ukajya ubwira umwana nzanira amata wicaye mu ntebe nzanira capati nzanira inyama ukazashiduka wabaye ikidumba nawe niko byagenze none njyewe waba umurongera byose waba umujya byose ahanini urabona niyo umuntu amaze nk'igihe abyaye murabizi abasingome mama abaki bose abantu babyayeho ushobora kubibabwira bakabyumva iyo umaze igihe ubyaye hari ukuntu unywa ibikoma byinshi kugira umwana abashe konka abashe kugira ute ukiyitaho za sombe ibiki byose noneho ukagenda ukiyibagirwa ugashiduka warabyibushye nawe n'igihe utabimenya ahubwo ubimenya ari uko usohotse ugiye mu bagenzi hanze pe bamaze kubwira kakandi kakunyengetera noneho wowe ukajya ujya nko mu isoko wajya gucagura imyenda uyu mwenda ko utari kunkwira ukabura bivuyemo nyine urabiretse ariko ukumva ari ibisanzwe ejo niba wambaraga medium ukajya kuri large ukajya wumva ari no wenda n'abantu mubana ntawe ubyitaho nta n'ubikubwira burya abantu mubana bo ntabwo ujya uba ikibazo nta n'ibyo baba babona mu buzima bwabo ibyo ni bya bintu bibonwa n'umuntu uri hariya hanze mugiye guhura niwe uzabibona ubwo rero naragenda byibuha mva ku biro napimaga ibiro 60 ngera ku biro 90 hafi mu ijana n'ibindi n'ijana baza narabigezemo ndagenda rero bimaze kundenga nibwo nize umuti ari wo nsiganirirwa mbwira abantu nyine ubasha kubwira umwe akumva cyangwa babiri ariko wabibwiyeho umuntu biba ari byiza ubwo rero bigomba kugira ute guhinduka mu buryo tubwira bagenzi bacu ukaba wakegera umuntu ukamugira inama se cyangwa ukamurangira ati nyamara hari cano iyi n'iyi nabonye kuri YouTube iri kwigisha ibintu umuntu yakwiye kurya mu gihe ari kubyibuha ukabimwigisha mu nzira nziza ariko utamuciye intege hakiri kare kuko ubu mwatsa andi mahirwe y'ubuzima bwe buri imbere hari ukuntu umuntu akwica mu mubiri cyane ubwo rero apana mu mubiri hakuru umuntu akwica mu majambo mu magambo rega no mu mubiri burya umuntu amaze kukubwira uzi ukuntu ucika intege cyane uzi ukuntu wiyumva ntacyo uri cyo wakireba ugahita ubona ukuntu uhita utangira ariko ubu nta mpore warabirenze umuti waraduze mwaraduze ubu ngubu rero mwana ndi umukobwa uri ku isoko ubu utambwire mbiyereke mpagaze murebe urangire ubu twicaye nyine turi mu kababyeyi turi gutera urwenya ariko
ubutaha nabwo byaba byiza nyine kwiyitaho ni byiza mu buzima ariko tureke gucana abantu intege ahubwo tujye tuganiriza umuntu tubanze twumve ikibazo cye. Iyo ni inyigisho rero twaduhereza ni isomo kabisa burega mu buzima turiga ubu nyiri jambo yarikuyemo hariya yaritahanye cyane gose ibyo tuvuze hari iryo ari bukuremo agahita atana akamenya uko azajya atiritinga bagenzi be mu kubaganiriza ibyo baganira n'ibyo ababwira. Ubundi bwo iyo umuntu nyene nko wavuze bana hano abamama turi bize hano abamama turi bize kandi dufite n'ibikorwa byinshi bituraba uri mu buzi kurondera igitunga umuryango urafite abana nanjye ndafite abana turafite abatware ufite umutware nanjye ndafite umutware impande y'ibyo byose kandi dufite n'abagenzi abo bose n'abadukunda rero abo bagenzi inshuti zacu n'ukuri duhoye please muze mutubwira amajambo aturyohera natwe kubwira abagenzi bacu n'ukuri mumbabarire ngewe ngeraho nkazanamo n'ibintu bya motion kandi ntibyaba bikwiye mumbabarire rwose yewe wihangane wige kubanira abagenzi wawe neza burya iyo uhaye umuntu ikintu cyiza nawe amenya gutanga ikintu cyiza wishaka guhabwa icyiza wowe ngo nujya utanga ikintu kibi niba umuntu akubwiye ko agukunda biha agaciro wimwica mu mutima niyo mpamvu rero wibwira umuntu ngo noneho uko wabaye kubera ikiza aho kumuramutsa kandi nawe wakuramukije yumva agukunze agukumbuye aho kugira umuhe yambu ngo erega ikibazo wowe burya sinzi kurayo araza bite kubabaye gutyo urasute mana uko bikungana mukama ukibaza atiyo ibyo bintu mana mumbabarire uzaho umenga sinzi umuntu agamije cy'umunyana azagira amahirwe yo kureba iki kiganiro mumbabarire icyo kintu twige kugikuramo mu bintu byose tuvuga cyane. Ubwo rero ikiganiro cy'uyu munsi ntago nibaza niba cyasozereza aha cyangwa se hari ikindi wabwira abashuti bacu nta birebire wamaze kubivuga byose mu bisanzwe wababwira nyine hari icyo wababwira ndababwire duhagarike kuzatura cyangwa se umuntu wenda murabona abadamu reka n'ikindi kintu nacyo kijya kibaho mu buzima wenda cyo ntabwo cyakunze kumbaho bamwe bagiramo gutinyamo hari ukuntu abadamu uhura n'umudamu mugenzi wawe sibyo ukabona arasa neza pe ukabona uwo muntu afite uruhu rwiza afite isura nziza mbega reputation niko navuga kera niko bavuga reputation noneho ukabibona agapudre kafashe akamakiyaje ari gukoresha karamubereye aho kugira ngo uca umuntu intege mu bijyanye n'uruhu ushobora kumurangira utuntu akoresha kuko nabyo hari umuntu ukuvuga ngo noneho uri gusa uzi kunyibukije mfise umugenzi uwo mugenzi igihe kimwe turahura avuze mama kapi mvuze sa uruhu rwawe ngo rumeze gutyo mvuze sha muga twari twayazi ntiyajya adudurira ko nk'ibi twavuze bamwe baducumita ku mitima aho ugira bakuramutse nyene hanyuma kubaze kandi kwere iyo minsi byagenze gusa ntabyo nakubwira umugabo aragushika kuva ngishika muri kino gihugu umva isura yanje twese ikintu kijyanye n'uruhu ahumva klima yo ngaje we yarananiye winjira hano usa neza uboneka neza kakabona ukabona uruhu rurahindanye mu minsi nta nubwo bisaba amezi cyangwa ubwo uraho ugeze hose usaba wambwiye ibyo ukoresha aho kugira urangira umuntu rero ahubwo ugasanga uri kumutaranga ngo muze kure urangura runaka ngo burarasate ngo uriya mukobwa burarasate kandi ntabwo uzi ukuntu ari kurwana we avuga ngo arebe ko yasa neza mwegere niba hari icyo umurusha cyamufasha kuboneka neza imbere yawe ndetse na bagenzi bawe umwongorere ariko usibe kumuteza abantu ibyo numva ari nta mumaro tugomba nabyo kugira gute kubihindura cyane tukagira uko twakirana muri sosiyete kugira ngo abantu tubashe kubana neza ni uguherezanya ibyiza tureke guherezanya ibi no gucana intege ahubwo turwanire kugeza bagenzi bacu imbere aho kugira turwanirize kunsubiza hasi ntacyo byakumarira. Hanyuma rero umugenzi wanje turahura basha uruhu rwanje kweri rwari rwabaye kandi nimirije kugenda iwacu sha avuga ati sha uzogenda iwacu usa gutya avuze oya ibi ntabyo nokwemera sha umuntu arambwira ati reka ndakurondera umuti no umuti rero aranyereka nyene aga cleanser nyene karahanagura mfise hari ukuntu nafise impu z'amatashi kubera izuba ni cyane mu muci jewe usanga nyene po yahiye ukuntu
sinima ko turi inzobe cyane ntabyo nzi Ntawamenya umubiri. kandi rero byaraheze ndavuga wow kutamenya ariko urumva ko yahankuye urumva kandi ntabwo uji wacu kameme urumva yakuremye icyizere uhita umubonamo ko ari n'umugenzi mwiza naho undi wararwana ahubwo niba twari twicaye turi batatu nimaguruka gato ahita amubwira ngo wambonye oya wacu ajya gutwara ibintu by'iwacu akakushora hahandi unikanga wowe utarubyitaho utarabamenya ukikanga wamara kwikanga ukajya kubikurikirana byakabaye byiza my dear inshuti zanjye bavandimwe family twabaye umuryango iyo twaje hano ubundi twakwiye kuba umuryango turi kure bare mu urwango ariko twakwiye guca bugufi n'ukuri ukabwira umuntu ijambo rimwubaka apana kubwira umuntu bya bintu biri kumusenya mu mutima wiwe umva oti rero nituze duca intege abagenzi bacu inshuti zacu ubwo rero murabyumva mu biganiro tugiye kujya tugira ntabwo tuzatuzana ibiryo gusa tugiye kujya tubaha n'izi show z'ibintu turi kubona hano hanze ni byinshi cyane umva tubasaba mudukorere subscribe ikindi na comment ese ko subscribe nta mafaranga baguca iyo like ko nta mafaranga wishyura iyo comment ahubwo ko ari byo bya bindi uza kureba ibintu ukavuga ngo ibise byo biri mu biki ibi rero nabyo byarari nyamara mwabantu mwe hari ahantu harigisha ngewe narahize mva ku biro hari kuri YouTube ngewe YouTube yose mfunguye nyisigira subscribe kuko ndamenya agaciro kayo niyo nyungu y'iyo YouTube yo subscribe nicyo kintu muhaye uzi iyo umuntu mwaguhaye subscribe wumva guhaye ikintu cy'agaciro rwose ni mwihangane mwabana niba mushaka kubona ibyiza muduhe ibitekerezo byanyu muduhe ibyo twavugaho ariko iyo subscribe please muziduhe mugende muri ni life care mugende muri life care mukore subscribe mugende kuri Kapi Create na comment mugiye kuri Kapi Create mukore subscribe kandi turabakunda please turabakunda cyane ubutaha rero ababishaka bajye batwandikira tube twabaha ibiganiro tugomba guherezanya ibintu buryo no twavuze kuba mama twari kuba mama n'abakobwa ku bintu duhura nabyo ubutaha tuzavuga ku by'abana n'ababyeyi muzobe muri hafi abana n'ababyeyi icyo kintu umvugira ako kantu ni keza abana n'ababyeyi ubwo rero uyu munsi wa none turabashimiye mwebwe mwadukurikiranye rwose turabakunda abantu bo mu Rwanda tubifuriza umwaka mushasha mwiza muri Congo hirya no hino bari mu biri muri Australia hose ahantu hose hari umuntu wumva ururimi cyane no kuri bimugereho rwose umva tubahaye akabizu umwaka ukomeze ubagendekere neza mukomeze mugubwe neza tujye duhura turi amahoro dushima Imana n'abatameze neza kandi Nyagasani Yesu aborohereze amen ubutaha tuzahure ari amashimwe bye bye